Yesu ashimwe cyane. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Nitwa Mukangusi Jeanne, amazina y'abana ni Mama Alphonsine. Ndi umubyeyi w'imyaka 62, mvuka mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Kamonyi, umurenge wa Rukoma. Ariko ubu ndabarizwa i Kigali ku Muhima, niho Imana yantuje, mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Muhima. Ubu niho Umwami Yesu yabaye ancumbikiye, niho ndi mu gihe nkiri mu isi. Rero nifuje ko tuganira nkabaha ubuhamya. Maze imyaka 31 ndi mu gakiza, ariko mu rugendo rw'agakiza nahuriyemo n'ibintu byinshi bitandukanye, aribyo nifuje ko tuganiraho, nkagenda mbaha ubuhamya, mbaganiriza iby'urugendo uko nabibonye, kuko harimo ibintu bitandukanye nagiye mbona mu rugendo. Rero mfite abana 12, umutware yitabye Imana, ariko Imana yakomeje kumpa umugisha. Abo bana 12 bamwe barashatse, tumaze kugira abuzukuru 16. Ndashima Imana kuko ibyo byose yakoze. Nagira ngo rero kugira ngo tuzagende turushaho kumva neza iby'imikorere y'Imana ndetse n'imbaraga Imana ifite, nagerageje gutegura bimwe mu buhamya bw'iby'Imana agiye inkorera, kandi mbasha gufungura umurongo tuzajya tunyuzaho iby'ubuhamya. Mbese uwo murongo nafunguye cyangwa se cano Imana ni byose bya Mukangusi Jeanne. Uzashaka gukomeza gukurikirana ubuhamya azagenda abureba aho ngaho. Ibyo tuzaganiraho hari ibintu bitandukanye Imana agiye inkorera. Harimo uburyo Imana yampamagaye, uburyo yampamagayemo. Imana ihora ihamagara abantu mu buryo butandukanye, nanjye ndaza kubabwira uburyo yampamagayemo. Maze gukizwa nagize intambara zitandukanye mu gakiza, izo nzazibaganirizaho. Intambara zirankomera, ariko ndakomera, sinava mu buntu bw'Imana. Imana yagiye inkorera ibintu bitandukanye. Umutware wanjye twaje kubanza gusa naho tugoranye ku byegeranye n'agakiza, ariko nayo Imana iza kumuhamagara arakizwa. Mbese ibintu tugendanamo. Habayeho intambara mu kubyara. Abo bana 12 nabyaye, hari intambara zitandukanye naciyemo kugira ngo ngere kuri abana 12. Harimo ibintu byinshi nzagenda mbaganiriza nagiye mbona bigendanye no mu rugendo nyine. Nzababwiramo ko Imana yatwubakiye inzu mu mujyi wa Kigali. Ibyo ni ibintu nabyo byaje mu buryo bukomeye bw'imbaraga z'Imana, ariko nzagenda mbibaganirizaho mwumve ko Imana ifite ubushobozi bwo gutuza umuntu ahantu mu buryo atatekerezaga, ku bw'imbaraga zabona bitashoboka. Nzagenda mbabwira uburyo bw'imibanire mu ngo, abashakanye, uburyo bashaka kubana, hakabaho guhuza no kumvikana mu gihe haba hazamo utuntu. Mbese ibyo byose nzagenda mbibaganirizaho. Hari byinshi byinshi naciyemo kandi bizafasha abagenzi bari mu rugendo n'abandi batararutangira, bazagenda bumva ko Imana ishobora byose. Rero ni ukuvuga ngo ubuhamya nabwise Imana ni byose. Muzagenda mwumva uburyo ki Imana ari byose, hamwe n'ibyo nzagenda mbabwira bigendanye n'ubu buhamya. Tuzakomeza tubabwira cyangwa se tubaganiriza ku bitangaza Imana yagiye idukorera. Hari ibyo yadukoreye muri Jenoside yakorewe Abatutsi, kandi tuzakomeza tubabwira uburyo Imana yaduhamagariye kuyikorera, kampindura umunyamasengesho mu buryo byari bikomeye, ariko nkaza kubigeraho. Tuzakomeza tubaganiriza uburyo Imana yaduhamagariye kuyikorera, hakazamo umurimo wo kugemurira abarwayi kwa muganga. Wari umurimo utoroshye, usaba imbaraga, ariko Imana yaradushoboje, mbese tubasha kuwukora kandi bigenda neza. Tuzagenda tubabwira ibintu bitandukanye, uburyo Imana yereka umuntu ikaba yakwera umutware, no mu gihe umutware wawe yaba ahari, ariko ikakwereka ko nayo hari izindi mbaraga ifite zo kuba yabeshaho umuntu mu buryo bw'ibitangaza.
nzabaganiriza uburyo twaciye mu bigeragezo by'ubukene, inzara, ndetse nzababwira uburyo twagiye duca mu burwayi butandukanye, Imana ikatubera muganga. Ni ibintu byinshi twagiye duhura nabyo, ariko by'ukuri Imana yaratubashishije. Dukora umurimo w'uburirimbyi, bisaba ko niga gucuranga, ngacuranga gitari basi na kompanyoma. Imana iranshoboza. Byari ibintu bikomeye, ariko kuko dushoboye byose na Kristo duha imbaraga, yarabishoboje kandi bigenda neza. Ndumva mu ncamake ubuhamya ari ubwo ngubwo, hakuyemo ibintu byinshi ntabashije kurondora ubu, ariko muzagenda mububona uko uzagira amatsiko yo kubureba. Uzajya ureba kuri channel, uzagenda ubona ibintu bitandukanye bikwereka ibigendanye n'uru rugendo, kuko nabonyemo byinshi. Murakoze cyane. Iyo ni incamake y'ibyo tugiye kuzagenda tuganiraho kuri ubu ngo ufunguye, mbese muzabonamo utuntu n'utundi, ariko tugendanye n'iby'urugendo rujya mu ijoro. Murakoze cyane. Imana ibaha umugisha.